Oh yes, igitondo cyiza kuri mwe mwese mukuru cyane ibiganiro bitandukanye bitambuka kuri now Uyu Yanone official. Tuje muri ya gahunda ya morning SEKA. Aho tuba tuje rwose kugenda tukubwira ibintu bitandukanye iminota 5 bihagije no tugakuramo urwenya ariko tugakuramo n'inama. Hanyuma turi ku wa akane. Tariki rizigaye tariki 21 z'ukwezi kwa munani umwaka n'ibihumbi 2025. Reka twizerere ko mumeze neza cyane mu kazi kandi kagiye gatandukanye, mukomeze rwose mukomakomere. Babwiye ngo ibintu ni gake izajya bigera bizavuga gake tugere twisangayo nta problem. Mwebwe mumaze gukanda subscribe rwose ku Japon, namwe rwose mugeze hano bwa mbere ntimwibagirwe gusiga mukanda subscribe, share na comment, uba wiyandikishije neza cyane maze ibiganiro nk'ibi bikajya bikugiraho neza cyane. Gatanu kuri gatanu iminota 5 bihagije. Ka Yanone telefone n'umusore ngaho da. Umusore se na telefone bije gute? Ka Yanone murabizi rero rwose hari ukuntu no kuntembera gake nababwiye ngo ibintu bitwara gake cyane ariko ibintu bikageraho bigera. Niba nitemberera ahantu rwose nuko nyura ku musore arimo yivugisha rwose ubona atera inkuru rwose gake. Rero umusore rero akundaga kwibagirwa telefone aho ageze hose akibagirwa telefone. Kundeba wowe umunsi umwe rero asiga rwose telefone muri bisi, ariko disara abantu bagira disi ukabona ko umuntu nyine itsoka. Nuko umuyobozi w'ikinyabiziga rero rwose arisora hanze aramukurikira amuhamagara amubwira ati telefone yawe ngiyi. Undi munsi rero ayisiga ku kabari, nyirakabari aramuhamagara ati have utaza kugura indi telefone kandi telefone yawe uyitayana. Murabizi ari abantu mukunda kugira amazinde yo kwibagirwa telefone papa. Ukibagirwa telefone ugahora wibagirwa ukora wasanga no warayaguze indi kandi uruguzagire rujyugura indi. Ugashyira ku ibere ryo yoka gukana subscribe kuri now Uyu Yanone official. Ariko hano iminota 5 bihagije yonyine. Hano rero bwarakereye ngo uyu musore rwose aribwira atari ko undi kubera aho kwibagirwa telefone kuki ntibagirwa amasogisi cyangwa se wenda ngo nzibagirwa umukunzi wanjye basi. Ukuza ukabuza uko byagenze ukabuza inomero yo mu mutwe ariko jya wibagirwa telefone aho ugeze. Nyumvire arangije arisubiza ati ibyo byose birashoboka ariko telefone ntibura kwibagirana. Isomo muri Ka Yanone. Hari ibintu bito turenza agaciro bikadutera ikibazo, kandi ibifite agaciro nyabyo tukabifata nk'ibisanzwe. Ibyo dukunda nibyo dukwiye kwitaho kurusha ibindi. Nuko nanjye rero rwose ngiranya nicaye ahantu rwose tuganira gake nabwiye ngo panono nuko gira nanjye mba ndahagurutse bityo da. Nuko ngo nimba mfite ebyiri nuko ngeze mu rugo mfashe Ka Yanone rekana. Ubwo hashize ibinota igahe murabizi iyo mutaye telefone mukibuka ahantu mwari mwicaye ukuntu musubese n'umubizi gake. Nuko ndagera cyane numva ko Ka Yanone ibaho aho niyibona rwose mbese namaze kwiyakira cyane. Nuko ndagenda rwose nsanga abantu rwose aho twari twicaye ndabanza ndicara gake nk'umuntu utagize ikintu vuba. Hari abantu mutima mukagenda musara mugatuma n'uwari yagize atya akagira cyo ifyu. Yewe tuganiramo gakeya. Nuko mbwira umuntu twari twicaranye ariko tuzi ko telefone yagiye yasibukiye mu mufuka wawe di. Koramo ndabona yivanze n'iyawe yibereye. Ubu papa ariko nawe ni gakeya. Ati se telefone yawe igira amaguru ngaho da. Abayi